ntabwo ndi indaya ariko kubera ubuzima bubi naciyemo ni ukuri kw'Imana baramfatiranyaga baramfatiranyaga none se Marie tubwire nyine muri make ukuntu byagiye bigenda babyeyi umwana wa mbere gute wa kabiri wa gatatu wa kane bajye babyara gute kumva nyine ibintu bigiye bitandukanye kubabyara ni kwa kundi nyine uwa mbere dore ku wa mbere namubyaye mama amaze iminsi apfuye aribwo nkijya mu mihango njyewe kubw'uko mfite intimba n'agahinda mushobojwe wangurira akakurya muri kubona imbaraga zimaze gunshirana ikindi mukajya mureba uko mungenza nyine yaba ari akambaro mukampereza ndababaye n'ukuri ko numva bigoye Marie ndababaye n'ukuri kw'Imana sibye Imana nyine yandwanira ishaka ubu nk'utu twenda nambaye hari umubyeyi unteze imbere yaguze agatenge nanjye mba nkwiye kwambara nanjye kandi birababaje n'ukuri umubyeyi ninde uwo mubyeyi niwe ujya utabara abantu akadekora ibijya kuri serekeye ngaba basigira abantu nka batanu ushimira bakugiriye neza gira abantu nka batanu ushimira bakugiriye neza uwa mbere ni Serena wo ku Kacyangugu akora iki Serena yagiraga igisitansiyo hejuru ya RIB ariko hari ukuntu byagenze bari gucuruza amafi niukorera hari hepfo uwa kabiri ni uwo mama Karumera ucuruza indabyo uwa kabiri ni uwa gatatu ni mukakari ku mutima waherutse gupfa kakari umutima witahiye uwa kangahe atuye hano haruguru uwa kane ntabwo muzi sizina umwana we yitwa Espoir akorera muri gare abo babyeyi mu banshimire uwa gatanu ujya ungirira neza nawe bakishima ni mama Kerere ucuruza resitora muri gare abo bantu bose Imana ibahe imigisha myinshi hariya kwa Ibambasi nabonye ko hari agasoko gashyushye nkashaka ukuntu mwamfatira igitara se wajyana mu nzoga nayo najyana mu nzoga inzoga kandi ukumva ari imbogamizi kuri leta birababaje nyine muraho neza Marie Karame itwa Maria irindi zina Mukarugwiza tujye kuganira rero ku buzima bwawe ubwira abantu ubuzima bwawe ukuntu watangiye kugeza aho ugeze ubu ngubu sibyo se kugeza kose n'ubuzima bubabaje bugoye buteye agahinda birababaje nyine biteye agahinda kubona birababaje kuba ntafite amikoro abantu banjye nk'abamambure banjye nta kantu mwamfasha nk'abantu b'abamambure nyine wenda reka dutangire sibyo tugendane gake gake abantu bamenye ibibazo wagiye uhura nabyo muri ubu buzima sibyo ubuzima busanzwe njye narababaye cyane kuva mama yapfa na data bapfuye ryari nari nkiri umwana ubwo bamfatiranyije nkiri umwana ariko ubuzima busanzwe ubundi uvukahe mvuka ku kibuga cy'indege hano mu Kanyogo uvuga mu Kanyogo ari ufite ababyeyi bombi nari mfite ababyeyi bombi baza kwitaba Imana bitabye Imana ryari nari nkiri umwana sinanabazi ntunanabazi simbazi abavandimwe bawe
ni babiri ariko nabo nibo bakize ariko jyewe ntabwo nishimye njyewe nsigaye numva nanakiyahura kubera ibibazo n'ubukene. Oya kwihara ko ntabwo ari umuti w'ikibazo. Ubukene buranyishe babyeyi banjye, ubukene buranyishe, hari ibibazo biranyishe. None se Marie, ababyeyi bamaze gupfa, abavandimwe bawe babiri murakurana, byaje kugenda ute kugira ngo babashe gukira wowe ugume mu bukene wisangana nka nyine amaboko atareshya ntasuhuzanya. Njyewe burandi ikimuga gutya mbazwe kabiri nanabyara ntanitonika, ubu gutya nishingikirije aka gakapu ni ukugira ngo umugongo ntumbye. Iyo wabazwe ukanangira akabyara neza uba washengutse ushira. Uri umukobwa byaje kujya nyine warashatse cyangwa tubwira nyine inkuru yawe? Nyine nyiri umukobwa abasore baranshukaga, nyine kuba imfubyi biba birenze intera cyane. Kuba imfubyi uba wabaye imfubyi, iyo wabuze ababyeyi uba watagangaye. Nateshejwe n'abagabo nyine kubera ikibazo cy'ubupfubyi. Hanyuma nyine wafashwe ku ngufu se, baragushutse, ni ikigare, byagenze ute kugira? Nyine ni inzara n'ibibazo byatumye ngendera muri icyo kigare kubw'uko nari imfubyi. Ese abavandimwe bawe ko bakize wowe ugakena? Nabo ubwabo nta mahoro bamfitiye, igituma nama nkubwira ko nanakiyahura. Nta muntu mfite musaza wanjye arantesheje, abayobozi nabo barabizi. Aho twari turi yarahagurishije, amaze kuhagurisha meze nkaho ndi ntabwo. None se Marie, ufite abana bangahe? Mfite abana 4. Umugabo mwabyaranye? Nta mugabo mfite. Nta mugabo ufite? Nta mugabo mfite. Nzi ntabwo mwigeze, abo bana se ntabwo bafite base, ntabwo bariho cyangwa bafite base batandukanye? Baratandukanye kubera bizinesi nyinshi umuntu agenda acamo z'ubukene n'agahinda nyine. Nyine ndashaka umenye ngo wigeze ukora umwuga w'uburaya? Ntabwo ndi indaya ariko kubera ubuzima bubi naciyemo, ni ukuri kw'Imana baramfatiranyaga. Baragufatiranaga? Baramfatiranyaga. None se Marie, tubwire nyine muri make ukuntu byagiye bigenda. Wabyaye umwana wa mbere gute, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, bagiye babyara gute? Kumva nyine ibintu bigiye bitandukanye. Kubabyara ni kwa kundi nyine. Uwa mbere, dore ku wa mbere. Uwa mbere namubyaye mama amaze iminsi apfuye, aribwo nkijya mu mihango. Noneho nyisama ntanabizi. Ari n'uwa kabiri. Uyisama utanabizi? Ntabwo nari mbizi, n'ubu ngubu nabo mfite sinari mbizi ko nasamye. Nyine baramfatiranyije nyine bitewe n'agahinda n'inzara. Ese baragushukaga, baragusindishaga, byagendaga gute? Nyine baransindishaga kugira ngo bamfatiranye. Baragusindishaga? Abana bose bagiye babyara bagusindishije? Abana bose kugira ngo bagire nyine baransindishaga. Abagusindishaga se urabazi? Ntabwo nari bwabamenye yuko nyine umuntu aba yarasinze. Bivuze ngo abana ufite basabo ntabwo bazi? Ntabwo mbazi. Ntabwo bazi? Ntabwo mbazi. Bose ko ari 4? Bose simbazi. Uwo nari nzi se yapfuye muri Covid. Papa yapfuye muri Covid? Ni wa muri City. Wo muri City? Ko numva bigoye Marie. Ndababaye ni ukuri kw'Imana. Sibye Imana nyine yandwanira ishaka. Ubu nk'utu twenda nambaye, hari umubyeyi unteze imbere yaguze agatenge, nanjye mba nkwiye kwambara nanjye kandi birababaje ni ukuri. Umubyeyi ninde?
uwo mubyeyi niwe ujya utabara abantu akadekora ibijya kuri serekeye. Ibijya kuri serekeye ni mama Neri? Mama Karumeri. Mama Karumeri. Imana imuha umugisha. Uwo mubyeyi Imana yamuhaye umugisha pe. Imana imuha umugisha rwose. Hanyuma se Mari, ufite imyaka ingahe? Ni nka 30. 30? 30 yonyine? 30. Urabyibuka neza? Ndabyibuka neza. Wavutse muhe mwaka? 85. 85 ufite imyaka 30 ugira ngo? Wenda nakibeshaho nk'ibiri ariko nta kundi nyine. Imvura ko ibaye nyinshi gatonze twugama imvura. Mari, ongerejwe nyine abantu bakumve. Karame. None se ibyo bibazo byose wagiye ucamo byose byo kubyara abantu utazi base, ubuzima bubi. Ubuzima bubi gute se? Ubuzima bubi nyine nka gute? Tuganire nyine tugane gute? Iyo ubuzima bubi narabubonye ubwo mama amaze iminsi apfuye. Kare nta kibazo. Ubwo mama amaze iminsi apfuye niho natangiye kugirira ubuzima bubi. Ubu gutya ndeba ntabwo nari mubi cyane kubw'uko nakubatse urugo, ariko n'ubuzima bubi bwatumye njya hirya nkajya hino. Ese iyo wicara hasi nyine ntiwari kuzabona umugabo nyine ukavuga ati none se uwo muntu wagufatiranyije imbere ntabwo waba ushatse ngo umumenye ngo unajye no kumurega muri leta ko yaguhohoteye? Byari gukunda kumurega ariko yajyaga ampa akantu gatoya kugira ngo anjinjigatanye kugira ngo simurege. Ese abana bariga? Abana bariga, leta nibarihira. Leta nibarihira? Wow. Noneho ikibazo cyawe leta irakizi? Leta irakizi ko nababaye kera. Kumva baranagufasha? Kubera Imana nyine. None se Mari, reka nkubaza. Inzoga babonye ko baziciye? Inzoga baziciye turabizi. Twari no mu nama mu mwanya. Twari no mu nama? Twari no mu nama banabivuzeho ko bayiciye. Twarazinyweye nyinshi? Kubera ibibazo agahinda kanturaga ku nzoga nyine. Agahinda kaguturaga ku nzoga? Kubera agahinda. Ese ko baziciye none agahinda gatura iki? None ndapfa n'ukuri kw'Imana. Oya ntago niko ntago wava ku nzoga ngo bikonde? Bibaye ngombwa umuntu yayireka, ariko inzoga ni gahuzamiryango. Mubangirira neza bamwe na bamwe twajyaga duhura mu makwe ahantu mu kabari gutyo, nkajya naboneraho kubona abo bangirira neza. Ngaba basigira abantu nka 5 ushimira bakugiriye neza. Gira abantu nka 5 ushimira bakugiriye neza. Uwa mbere ni Serena wo ku Kacyangugu. Akora iki Serena? Serena yagiraga igisitansiyo hejuru ya Rebu, ariko hari ukuntu byagenze bari gucuruza amafi nyokorera hari hepfo. Uwa kabiri ni uwo mama Karumeri. Mama Karumeri ucuruza indabyo. Uwa kabiri ni uwa gatatu ni Mukakari ku mutima waherutse gupfa. Mukakari umutima witahiye. Uwa kangahe atuye hano haruguru. Uwa kane ntabwo muzi izina. Umwana we yitwa Espare akorera muri gare. Muri gare. Abo babyeyi mu banshimire. Uwa gatanu
uwa gatanu ujya ungirira neza nawe bakishima ni mama Kerere ucuruza resitora muri gare. Abo bantu bose Imana ibahe imigisha myinshi. Warabatijwe se wahawe n'isakaramento? Nabatirijwe ahahoze gare hari mu ba metodiste. Uri mu metodiste? Nubwo naguye nyine ndi mu metodiste. Waraguye? Nose urabizi ko waguye nawe? Naraguye. Iyo umuntu amenye ko yaguye arabyuka, kutarabyuka Mariya ubura iki? Ni ibibazo bituma umuntu atabyuka. Ase ibibazo bidashira, ngambwira nk'ibibazo bitanu ufite bituma ubuzima bwawe bugenda nawe. Icyambere kuko wumva nkubwire gato Mari, sibyo? Abantu bari kureba kino kiganiro, bari kureba ino video, bari kutureba, bari muri kamera. Abantu bari kutureba, sibyo? Bafite umutima wa kimuntu. Ni abantu beza biyongera kuri babandi batubwiye batanu beza bagufasha. No umutima wabo bagufasha. Umutima wabo n'abana beza n'abantu beza. Bose nibangirire Mana yanjye. Birababaje kuba nyenye n'ukuri. None se okay, ibyo reka tubese turaza gatoya. Aba bagufasha banza bagore kwanza hano toye kugira ngo baba n'abakozi bagufasha udasanzwe bagufasha bavuga ati Mariya tumushatse twamusanga. Ngewe busanzwe ugira telefone? Nta telefone ngira. Ariko mwampa nomero zanyu nimero zanyu ngenda ziguha najya mbabaza aho bigeze. Okay, n'abantu mwe rero ntimunkoze isoni. Uyu mubyeyi araremerewe, agezaho imbaraga zitagikora, agezaho imbaraga zitakibasha guhigira gushakira umuryango. Niba hari icyo wabona wamufasha, nimero yanjye ndashyira kuri screen, hanyuma ubashe kugira ikintu tumufasha, tumuremere atange mituweli cyangwa mituweli leta iri gutangira. Leta igiye yantangira. Leta igiye gutangira. Igiye yantangira kereka niba baraguranye ibyiciro cyangwa amafaranga akiyongera. Ariko ndababaye n'ukuri bantu b'Imana, mugire uko mungenza nk'abantu b'Imana. Mari tubwire mu Rwanda tuye. Aho nari ntuye ni ku kibuga cy'indege, naho musaza wanjye yagurishije bwihishwa. Ubu ntuye mu murenge wa Nyakarenzo. Ubu uva Nyakarenzo ukaza Kamembe? Njya mvi Nyakarenzo nkazi Kamembe gushakisha kare nta muntu umugize neza wangirira neza. Nyakarenzo hagana he? Urareba akagari n'umudugudu? Umudugudu sinjya nyisobanukirwa cyane. Ni Murambi. Umurenge naho Nyakarenzo. Urenze kuri banki? Aho ngaho kuri banki nyine. Urenze naho ngaho kuri banki. None se Mari, ngaho tubwire ibibazo bitanu wumva abantu bagufasha gukemura. Njye kubw'uko mfite intimba n'agahinda, mushobojwe wangurira ka kurya, muri kubona imbaraga zimaze gunshirana. Ikindi mukajya mureba uko mungenza nyine, yaba ari akambaro mukampereza. Ndababaye n'ukuri. Bo icyambere ibyo kurya birakennye, imyambaro irakenewe n'utwo tuvuta n'ako gasabune yenda. Nose Mari niwe murimo wakora? Wenda bibaye ngombwa hariya kwa Ibambasi mwabonye ko hari agasoko gashyushye, mwashaka ukuntu mwamfatira igitara. Sino wajyana mu nzoga? Nayo najyana mu nzoga. Inzoga kandi ukumva ari imbogamizi kuri leta. Birababaje nyine. Bo ngiye kugutabariza rero.
murakoze. nta muntu utakuze muri uyu mujyi wa Kamembe. ntawe utanzi. Abakire bose ari umukire utakuze muri uyu mujyi kereka atari muri iyi si. kereka atari muri iyi si. ubukire si ugutunga ibya mirenge wa muntu we. duhereye kuri abantu barabagufashije bose ko ari 5 uze kubahuza, sibyo? ubahuze hanyuma wagira ute bakora akagurupe. nanjye mu Makarome ndamuzi, ndamwandikira tugusabire ubufasha tugushakira igishoro. nibyo n'utwo kurya nyine ntari nabona icyo gishoro. nyine ikibazo gihari impungenge ni uko ushobora kubona amafaranga ntuyakoresha icyo yagenewe. nzayakoresha. abantu bari hirya no hino badukurikiye, umubyeyi arababaye cyane rwose. nimba hari icyo mwamufasha mwamukandira akanyenyeri, aho kugira ushake telefone. nayo mbere y'uko mungirira iyo neza, kubera itumanaho ari ryiza ni iry'agaciro, mwangurira agatelefone ka matushe kugira ngo mbasha kubegera kuri telefone, nako mwandebera. none se wavuye ku nzoga? inzoga yo ntabwo nkiyinywa nka mbere. nywa gakeya mu rugero. ni nka gakeya mu rugero. ntabwo tuba duhora wasinze? ni mu rugero, ariko n'ibicurika ni ukugabanya nyine nkareba icyo Imana inkorera. ntabwo wigeze nko kuri bino biyoga waciye? cyokora nanyweye kuri utu tuji. twitwa ngo iki? utu ngutu n'abarokore binywera. ariya nzoga kiwingo, arya n'ikiwingo? ni ikiwingo na mituno, niko numva nyine. mari ntabwo kiwingo wageze uyinywaho? ntayo nanyoye. ntayo nanyoye. gusa inzoga wazivuye mu Burundi. hakorwa iki? reka tuganire. hakorwa iki kugira ngo inzoga uzireke? kuko inzoga ni intandaro y'ibya bintu byose wagiye ubyara abana ari uko bagusindishije. wenda ku bijyanye no kuba nayireka, wenda ako gasukari kaboneka, wenda nako gafu kavangavanze kaboneka, wenda niho byakunda nyine. okay. hanyuma rero abantu badukurikiye ni abana beza, ni abantu beza muri rusange, si byo? Imana ibashigikire. by'umwihariko hano mu karere ka Rusizi. Mariya muramuzi, hari n'ukuntu mwamufasha bikagenda neza. So rero Mari, dusoza ngaho ikintu ubwira abadukurikiye. ubu turi kumwe hano nabo. ubu nanjye turi kumwe hano. abantu gutya bari kukureba hariya, barimo barakureba, barimo barakukureba. njye icyo mbashimiye, Imana ikomeze ibashyigikire muri uyu murimo, kuko abantu bari hano muri uyu mujyi bose bari kukureba, n'abari hirya no hino, yewe na Makarome bari kukureba, abashuti bawe bose barimo barakureba. nyine icyo mbashigikije n'amasengesho, Imana igomeze kubahereza ubutabazi buturutse mu bwami bwo mu ijuru. ubutabazi gute ubwo? n'amasengesho turayakeneye. ntawe ukora atari kumwe n'Imana. nyine wowe gira ikintu basaba cyangwa se gira ikintu babwira, gira ikintu babwira abantu bagukurikiye, harimo n'abari muri Amerika, bari mu Bufaransa, ibihugu byinshi bitandukanye baragukurikiye. n'icyo mbasaba, icya mbere ni uguhuza. ikindi mbasaba ni ukujya mureba n'abababaye nk'uko mugiye kunkorera. uyu murimo sinarinzeho muturuka. uyu murimo mukorana umwete, mukoresha n'Imana. reka tuzakora ikindi kiganiro, ahubwo bantu twaje kukugirira neza, abantu bose, si byo? Imana ibashyigikire. tuzakora ikindi kiganiro abantu barakanze akanyenyeri. Imana ibubahe.
Imana ibubahe. Imana ibakoreremo, ibagenze neza, ibaha ubushobozi. Nawe gutunga agafuka k'umuceri mu nzu byakubera? Ukuntu nabyinira ku rukoma nk'uko nyine abandi banezerewe. Umuntu aba afite impungenge y'agahinda. Marie, Karame. rero wakoze kubana natwe, wakoze kutuganiriza. Abantu bari kureba kino kiganiro bose bagira umutima mwiza kandi baragukunda. Ariko hari ibintu bagushakaho. Hari icyo bagushakaho cya mbere, kuba umubyeyi mwiza, sibyo? Yego. Kwirinda bya biyobyabwenge nyine biza gutuma abantu bagufatiranya. Ubu n'ubu bagufatiranya. Noneho birenze ukwemera da, noneho ntabwo byashoboka. Ntabwo byashoboka. So, Marie, Karame. ngaho usezera abantu bagukurikiye, babwire ko bategereje ko bazakugirira neza. Inshuti z'Imana, njyewe nimungirira neza, namwe Imana izabagirira neza. Ni ukuri ndakereje yuko muzangirira neza, kandi umunsi mwiza, kandi ijoro ryiza murota Imana. So, ariko nawe ku kiraro nijoro, Imana barota Imana, bakira ku manywa Imana ibahe gukora, bagere baronke, si byose? So, rero naho ubutaha, si byo Marie? Imana ibahe umugisha. Reka tuzongere guhura ubutaha. Ba bantu ndaza kwandikira wa mama mu Makarumeni, si byo? Hanyuma n'abandi nzi tuzaza kugufasha. Imana ibahe umugisha. Ndabashimiye cyane. Yego. Si Nyakarenzi utuye? Ni Nyakarenzi. Sawa rero. Sawa, urakoze? Murakoze nawe.